ubundi urugo ndugezemo nta mwaka wigeze ucamo ngo bamparike. Ku mwaka wa 4 nibwo bansenze, myaka 19. Usenda wagenze ute uyo process? Ariko cyumweru twicaye saa 3 z'amanywa amaze kunywa kacyayi, aravuga ati rero mu buzima umuntu agira icyo akunda, ati kuba ndi kumwe, avuga agiye kuba ari kumwe nanjye ndaba yumva ameze nkaho muri nko kurya ibijumba bigazi, ariko kuba ari na mukeba wanjye ni nko kurya agatoki karimo ubunyobwa mu gitondo bukoze n'idodo n'intoryi warangiza ukarenzaho inshyushyu. Arangije aravuga ngo aho kugira nzakwice cyangwa nikore mu nda, genda n'ibigukomokaho, n'abagukomoka ubw'abana, jyana ibyawe byose. Mukeba aravuga ngo rega ngo mureke nk'icyumweru ngo abanze afure ibyaha bye ngo ntazanukira abantu. Nanjye ndamubwira nti rero umugore mwiza, ibyaha byanjye birabanukira ariko hari abo bizahumurira, ntugire ikibazo. Ntangira inzira yo kwirira ku myaka 19 n'abana 3. Aho undi wa 4 bampaye, wa undi wa 4 wa mukozi yataye nawe baramumpaye. Ntangira urugendo n'abana banjye, ariko simbarekuye kuko ngiye kujya ahandi hantu ngo mbeho, reka nje kwiyahura. Nta mpamvu yo bwa kabiri mpora mbabara buri munsi mbibora binzengereza, ni reka ndagiye. Mfata inzira njya kuri boutique ngura ikinini cyane kimbe bamanuka ku ishyamba ryari rihari, ariko mpagira numva naniwe. Nshuti bakunzi ba televiziyo Icyaha Gihire, abakunzi ba Kiliziya muri rusange, nkuko nkunda kubivuga, Kiliziya niyo operating system dukoreramo. Ndabasuje cyane, Kristo Yezu akuzwe. Gahunda ni ya yindi, no guteza imbere entertainment nyine ya Kiliziya Gatolika, tukagira content zacu kandi zikozwe natwe n'ubundi. Uyu mwanya rero ndi kumwe n'umumama mwiza cyane w'icyuki, w'icyuki, umuntu ubona ko atari icyuki abivuge, atere comment tumuseke. Rero hari agaseke yadupfunyikiye, ni ibintu bigiye kudufasha mu buzima bwacu bwa roho ndetse n'ubuzima busanzwe. Ariko reka ndeke kumutaka cyane, mbanze muhe mikrofone atwibwire, ibindi biragenda biza. Murakoze cyane. Nitwa Murerwa Valentina, ndi umumama w'abana 3, nkaba nshima Imana yuko ndi amahoro. Niwe turi kubwira. Nkaba nshima Imana, gusa uko byagenda kose ubuzima bwa muntu Imana ibifitemo uruhare rukomeye cyane. Ubundi andi maboko azanyuma, habanje amaboko y'Imana. Yaba dukurikirana ndabasuhuje, Kristo Yesu akuzwe iteka. Gore nifuje kubasangiza inkuru y'urugendo, muri make ni inzira y'umusaraba. Inzira y'umusaraba? Umeze nka Yezu se, ko Yezu ari we wakoze inzira y'umusaraba? Natwe bari mu isi rero bijya bikunda yuko tuca mu nzira y'umusaraba. Ibaze inzira y'umusaraba se wanyuzemo gutereba ukuntu usa neza, uri icyuki, urakeye, wariye ku biryo, ubwo inzira y'umusaraba ni gute? Kadugubwa sonzoka wabanje gusonza. Yego. Kandi buryo utashonje ntago warya. Ibintu byose bibaho byungikanya bigize aho bihuriye. Udashonje ntago warya. Ibyo ndabyemera. Ariko mu Kinyarwanda kizima bavuga ko haryoha inzara. Ahubwo se ako kantu ngo haryoha inzara, ubwo so kutubindikiranya? Ntago ari kubabindikiranya. Haryoha inzara uzumva iyo ushonje, uba wumva waguha ibiryo ibyo ari byo byose warya. Ariko iyo uhaze ufite umurengwe uratoranya. Uratoranya. Niho bavuga ngo haryoha inzara. Ako kantu ndakemeye. Nibo bwa mbere se ubyumvishe? Nagega mbyumva ariko nyine babivuga ariko ntarabisobanukirwa neza. Oyo. Kandi bakongera bakavuga ngo umurenge usiga inzara. Umurenge usiga inzara? Yego. Ibyo bintu nibyo.
umurengwe usiga inzara. kandi hakaryoha inzara. Iyo umurengwe urangiye hakurikiraho inzara, n'inzara iyo irangiye haza umurengwe cyane. Muri make ni nk'uko wasake ifite ibintu bibiri kandi bidakundana, bitajya byegerana, kirazira, kandi bikaba mu kigo kimwe, kandi bikaganwa n'abantu bamwe, amazi n'umuriro. Rero haryoha inzara, umurengwe ugasiga inzara. Oya, reka tutangire kwa kundi wari utubwiye by'inzira y'umusaraba. Njyewe navukiye mu karere ka Ngoma, nk'ababyeyi banjye bari batuye, ariko murabizi namwe ishyano ryabwirira igihugu cyacu. 94 baza kugenda bansiga ndi muto, nza gucumbikirwa n'abari bandokoye, ariko nyuma y'iminsi mike, imyaka 15, uwampisha bari wungira umugore. Rero kungira umugore ntabwo nabaye ya nkumi yipodoye nk'uko abaza avuga ngo ndi mwiza, ngo ndasa neza. Abankurikirana barabizi neza yuko uyu mukobwa akuze azi uburyohe bw'agasokozo, uburyohe bw'agapudre, ese kakajipo cyangwa se kagapantaro, njye ntabwo nabyigeze. Oya, muri iyo myaka 15 nubwo yari yampishe yandokoye, wenda yumvishije aricyo yakihemba, kuko wenda wasanga yaravunitse cya gihe yandokoraga. Yihembye. Wari ufite imyaka ingahe? 15. Yakugize umugore ufite imyaka 15? Yego. Rero nyuma y'iyo myaka haciye nk'amezi 6, amezi 6 aza gushaka undi mugore. Ashatse undi mugore tuba mu nzu imwe. Urabyumva, mu mukeba wanjye yandushaga imyaka 9, umugabo yarakubye yanjye 2. Umva ko bose bari bakuru. Umugabo yari afite 30, Yego. wowe ufite 15. Yego. Wowe umugore afite 24. Yandusha imyaka 9. Umva ko bose bari bakuru, ariko bari bazi icyo bakora icyo ari cyo. Ariko njye ntabwo nabitinzeho kuko nari umwana. Ariko gusa ntago bavuze ati wenda uyu mwana dufite turera gutya na gutya, reka basi dushyiremo n'imiyaga ku mvugo y'iki gihe. Oya, ari mukeba nta mahoro yampaye, ari umugabo nta mahoro yampaye. Twabanye mu nzu imwe bikomeye, ari mukeba canga hagakubitaka ncyurira, ari umugabo nagira ngo ndamuregeye, akambwira yuko ng'imbwa zihuriye mu mayezi ziryana. Muri make rashatse kuvuga yuko nta burengezi bwanjye buhari, nko kwirwanaho, ariko se gushaka kwirwanaho kuko bose bari bakuru, bari bafite ijambo, jewe nta jambo mfite. Ubwo nyuma y'igihe runaka naje gutwita, njyara imfura, ariko namwe murabyumva ko abantu bakuru barabyumva. No mu mama hari hose njya avuga ngo umugore utaraharitswe azapfa agera ikuzimu, ariko uwaharitswe azaheramo hagati, kuko aba afite intimba, aba afite utubazo twinshi yibaza nta gisubizo, aba afite umutima mubi kandi utabikomoye kuko ari kamere yari afite. Kuko nta kuntu wambwira ngo umuntu aje agusanga mu rugo narangiza afata ubuyobozi, kandi ni umugore mugenzi wawe, wowe ugenda ushyirwa inyuma. Nzi neza yuko yageze muri urwo rugo twakoraga resitora, ariko maze gutwita umwana wanjye wa mbere naje kurarikira irindazi, ariko irindazi ntaryo nabonaga, kandi kuri resitora rihari, kandi abakozi barya n'abandi bakora, kuko sinari mbyemerewe. Nkagira igihe cyo gutuma umuntu akanyibira igipapuro cyavuyemo amandazi, nkakihumuriza kandi nkumva nguwe neza. Noneho nanabwira n'umugabo, umugabo urumva ko icyo gihe nta gaciro yabihaga, we yari afite icyo arebye imbere. Ariko mukeba akajya ambwira ngo ko ari umujiji wajyaga mu batarabajije ujya he, kuki utayoboje inzira? Umujiji wajyaga mu batarabajiji ujya he? Iyo bikurikiranye ari imvugo izimije, ariko yashatse guhagarara ku moko, kuko ntabwo twari duhuje. Ariko jewe ntacyo byari bimfasheho, kuko sinari nzi iyo biva n'iyo bijya. Kandi n'uyu munsi mbigarukeho mbivugeho, umuntu wamenye Imana, kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda.
uko byagenda kose umuntu ni nk'undi, nta mpamvu yo guhagarara ku kintu runaka, twese turi bene damu, turi umuntu umwe. Nubwo tugera muri iyi si yanduye tugakuramo amacakubiri, ariko ku muntu wamenye Imana, wasomyeho akumva uburyohe bwa Kristo, turi umuntu umwe. Njye niko mbyemera, niyo myemerere yanjye. Ubuzima bwarakomeje gutyo bukomeye, ntabwo nari nzi ko abagore bakenyera ibitenge bibiri. Njyewe nambaraga igitenge kimwe kigacika ku kabuno, nkahuza imitwe y'imbere nkongera nkakenyera. Nambaraga kamambiri umwaka igatoboka, kandi mukeba ahindurirwa, kandi mbireba. Mu rugo rwacu nari umukozi nkaba n'umugore, nta jambo nari mfite. Nareraga abana byaye, nkarera n'abamukeba. Naryaga kawunga saa sita na nijoro, kandi we yari ifiriti n'umuceri n'inkoko. Ni ukuvuga mwabaga muteka inkono zitandukanye? Jyewe nabaga mu rugo, bo uwakora kuri resitora, ubundi bamanukaga bariye. Rero jyewe wabaga uri mu rugo bagombaga kumpa iyo kawunga n'ubunyobwa, ko ntacyo byari bibabwiye. Ariko gusa uko byagenda kose, burya umugambi w'Imana ntago ujya ugarukira mu nzira, ntago bishoboka. Niyo mpamvu umuntu utinda ku Mana ntago jyewe tujyana. Oya, jyewe njya mpamenya yuko igipfu kivamo ikizima, n'ikizima kikavamo igipfu. Umucyo n'umwijima biraturanye, kubabara no kurira biraturanye. Rero iyo icyo kintu umaze kwambara imbaraga ukamenya ko gihari, iyo ugeze muri cya gihe cy'umubabaro bigusaba gutumbira Kristo wenyine, kuko aho amaboko y'abana b'abantu akurekuriye, ayo Uwiteka bagufite n'ibyiringiro wowe uba ufite muri wowe. Rero uko byagenda kose, jye mpagarara ku Mana. Muri icyo gihe muri kumwe nyine, urumva ubwo mwari abagore babiri, umwe nyine yitabwaho, wowe utitabwaho nyine. Mu Kinyarwanda babita ba nyirantabwa. Nubwo turi guseka nyine birababaje, ariko kabi gasekwa nk'akeza. Ubwo muri icyo gihe se murakomeza mu kubahiriza inshingano z'abashakanye nk'uko no kuri we bigenda? Ako kantu yari umusilamu, kandi abasilamu murabizi ko batunga abagore 4-5, kandi bakagomba kubahana. Riba ari itegeko, ugomba kubahiriza inshingano z'urugo n'ubundi, kuko aba ari itegeko. Ariko jyewe uko nabibonye n'ukuntu idini ya Isilamu ibisobanura, abantu bo bashyizemo amarangamutima yabo. Kuko idini isobanura ngo niba ufite umutungo hano i Gikondo, ukagira undi Rwamagana, ukagira undi za Mutara, iyo mitungo yose ntabwo uba ushoboye kuyikontorora uri wenyine. Biremewe ko wagendaho i Rwamagana ugashaka umugore ukahamusiga muri ya mitungo, kandi itegeko rivuga ngo ushaka umugore utarushije ubwiza wa wundi wa mbere, kandi ugashaka wa mugore w'umupfakazi ufite abana b'imfubyi ugomba gufasha kurera. Niko itegeko rivuga. Ariko kubera irari ry'abantu n'imyumvire y'abantu nyine byaranze, nyine wowe ushaje iyo ucuyutse agomba gushaka ikiri gishya. Ndabyumva. Mana we, birababaje byatari. Komeza ibindi ndabikubaza. Komeza ukuntu urugendo rwakomeje nyuma y'icyo gihe, bo bagataha bariye ibyiza, wowe ukarya kawunga n'ubunyobwa. Gusa igihe kimwe bajyaga banyuzamo bakaza kuvuga ko bari burya mu rugo nimugoroba, bakohereza ibyo guteka. Ubwo icyo gihe byabaga ari nk'umunsi mukuru, nanjye nkaboneraho harya ibiryo byiza. Ariko maze kubyara imbyaro ya kabiri, kuko umwana wanjye wa mbere ntabwo yagize amezi 9, ntwitinda y'amezi 4, nahise mukurikiza vuba. Kandi ubwo nareraga uwanjye niyo nda ntwite n'uwa mukeba, mbitaho bose. Ubwo umukobwa wanjye wa kabiri njya kumubyara, namubyaye n'ubundi mpetse mukuru we, kuko nta muntu nari gutakira muri iyo nzu twabaga turimo. Babaga bavuye kuri resitora bakoze bavunitse, gihe bakambwira ko nirirwa mu rugo ntavunika, ntakwiye no kubasakuriza. Ubwo nakavaringaga ibintu byose, yaba ari umwana, yaba ari iki, yaba ari urwaye, amajwi ntasohoke. Ubwo rero nanjye naje gufashwa n'inda nijoro, nabwo sinibye gukomanga, reka nihangane. Inda ya kabiri? Yego, reka nihangane, ndaza kugira gute kubivuga mu gitondo. Ariko nabanye n'Imana ntibyakunda,
nza kubyara mpetse mukuru we nyine kuko mukuru we yari ari kurira kandi bidakwiye guteza urusaku ku basinziriye bavuye mu kazi barushye. wabyaye uhetse umwana Mukuru cyane ndibyaza Imana ibigenza neza, numva ko hagatangwa ubuzima bwari bukomeye ntabwo bwari bworoshye. Kandi aho ngaho nari muri ya dini ya Isilamu, ariko idini ya Isilamu ntabwo ariyo navukiyemo, iwacu bari abagatolike. Yego iryo dini ry'iwacu, nagiye kuba umusilamu ariko nshatse uwo mugabo. Rero nyuma yo kubyara umwana wa kabiri n'ubundi bwakomeje kuba ubuzima, ariko byagenze bite muri icyo gihe bakangutse ndababyutse no kuvuga bamenye jewe namaze kubyara kuko ntazi ibikorerwa umwana, ntabyo nzi. Nashatse ko niyandayanda ngira uko nigenza njya gukomangira umukecuru twari duturanye. Umukecuru duturanye niwe waje aramfasha ibintu byose arabikora, maze kubikora bwari bigeze 11:30 njya gukomanga, mvuga ko nabyaye. Umugabo araza areba umwana we, barikomereza bigira mu kazi kabo kuri restaurant. Nutse nabari kwicara bakora iki se? Ikiri cyari gukurikiraho. Rero nyuma yaho baje gushaka umukozi kuko abana bari bamaze kuba 2 n'uwo mukeba wa gatatu, bashaka umukozi. Wa mukozi bashatse nawe yahamaze nk'umwaka, nyuma y'umwaka aza guterwa inda na nyir'urugo. Nyir'urugo urumva yarabanje gushaka wowe ufite imyaka 15. Yego. Nyuma aza muri wundi kuruta nyine wundi. Yego. Kurutishaga. Bucya azana umukozi nawe amutera inda. Cyane rwose. Gusa uwo mukobwa twajyaga tuvuga rumwe, nza kubimenya ariko jye sinabitindaho kuko nta jambo nari mfite muri urwo rugo. Aza gusezererwa arataha, ageze iwabo arabyara, amaze kubyara agarukana uruhinja rw'amezi 10. Uruhinja rusigaho mu rugo, ambeshya ko agiye ku isoko, agiye gushaka imyenda y'umwana ari bugaruka, agenda agiye. Kandi sinari nzi ahataha. Rero umugabo atashye ati umwana wamusigaranye ute? Ntese si wa kanaka? Yamusize hano bwa agiye ku isoko ari bugaruka, ariko yagiye ntiyagarutse. Bampaye akato n'uwo mwana wanjye. Arambwira ati rero niwe wasigaranye umwana wamusigaranye, uzi impamvu nta kintu nzagufasha uzamurebe. Ariko nyine ndihangana gake, ariko nza kunyuzamo ndamubwira nyamara no kubivuga gutyo aya ni amaraso yawe. Nta kibazo nzamurera nk'abandi, ariko uyu mwana ntago ari uw'agasozi. Uyu mwana ni uwawe. Giyewe ku makuru mfite kandi nawe urabizi ko umwana ari uwawe. Mbana n'uruhinja rwanjye n'ubundi yamiriho ari yayindi, mukeba nkoza aha ngarura aha, umugabo nkoza aha ngarura aha. Ariko kwa kwihangana ko kubura, ngo Abanyarwanda nibo babivuga neza ngo agahinda ni ukubura aho washatse ukabura n'aho wavutse. Urumva kuri wowe wari imfubyi. Yego. Ababyeyi deje badahari. Naho washatse nawe urahabura cyane. Muri make no kubura hose nk'ingatimene. Ubwo nibyatinze gatoya, Imana n'igitangaza inyongera undi mwana. Wa gatatu. Aho ukihari urera na babandi wa undi wa kabiri n'umukozi. Ubwo maze gutwita inda ya gatatu ntago byampiriye, mukeba yaje kunkubita mu mbyaza ari amezi 6. Dupfuye akantu k'amafuti kandi bidakwiye. Uyu mwana yise avuka igihe kitageze. Yavutse igihe kitageze. Uko mwarwanye. Yego. Naramurwanya gase nari mushoye. Ko nakubitwaga nicaye hasi nkanuye kuko nta jambo nari mfite. Nta n'uri buze kundengera ngaramburane. Yaje mu rugo ari ku manywa, aza avuga ko arwaye. Ageze mu rugo batanga raporo y'uko ndi buteka icyayi kitarimo amazi cyo kumuhereza kuko yari arwaye. Njye nsohoka mu nzu ari nimugoroba ngiye guteka cyayi, abana barankurikira. Bankurikiye bafata ku rugi, bakingura urugi rufata ahantu ntirwagaruka ku muryango. Haguma harangaye. Noneho mukuza we yaje atongana avuga ko twamuteje umubu ntawe uzamuvuza. Naho intambara yaturutse. Sikore nk'imwe by'abana.
burundu ubundi abana nibo bapfa mwene ibyo bintu by'imibu n'ibiki nuko ingwano ziravuka muri ako kanya ibintu birahinduka ndagenda nsanga umugabo yari ari mu kazi ndamwerekana dore ukuntu bigenze twamfasha tukajya kwa muganga arambwira ngo taha ujye mu rugo kandi imbwa zihuriye mu mayezi ziraryana ko umugabo yahise akubwira cyane rwose ubwo imbwa yari inde nabibwirwa n'iki imbwa zihuriye mu mayezi ziraryana ubwo isi bwuze ikinyarwanda kizimije kandi gikomeye none se iyo zihuriye mu mayezi zikaryana hari uzikiza ntawe uzikiza zirimenya nyine aho uravuga ngo imbwa ntigira umushumba irimenya ubwo nyine uwari inkorokoro yabaye muzima ariko ubu utagira ikimurengera yahatakarije ubuzima ndataha nsubira mu rugo narwaye nk'icyumweru kujya kwa muganga baranyimye abashaka kujya kwa muganga nyuma y'icyumweru wa mwana aza kuvamo ari amezi 6 bikomeye ibyo bintu birimo ubugome birababaje byatari nanigize ngo yenda yagize uravuka yenda kitageze ariko baramufasha kwa muganga biragera iyo baza niyo umugabo aza no kubijyamo akamfasha twajya kwa muganga barabaye kuko abana b'amezi 6 babaho kuko umwana wanjye yavutse mu gihe cya 4:00 yapfuye 3 z'amanywa urumva yavutse ari muzima apfa nyuma yavukiye mu rugo yavukiye mu rugo urumva ko bifitanye isano no kutakwitaho kuko iyo bagufashe kujya kwa muganga bari kugufasha bigakunda ntabwo byakunze rero ahubwo n'uwo wa kabiri nawe n'Imana nayo yakinze akaboko uwo nguwo wibyaje nawe cyane rwose ubuzima bwakomeje kuba bubi gutyo n'induru zikomezaho kuvuka rero igihe kiragera ku myaka 19 zo kunsenda ubwo ibyo byose byabaye mu myaka 4 biriya bintu byose tuvuze byo kubyara abana 3 no kuzana abagore 2 ubundi urugo ndugezemo nta mwaka wigeze ucamo ngo bamparike nta mezi yaciyemo baramparika hacamo uwo mwaka ndabyara imfura yanjye yagize amezi 9 ntwite na y'amezi 4 numva ko ari wa mwaka haza kuvuka hafi umwaka n'amezi havuka umwana wa kabiri umwana wa kabiri hashize umwaka n'amezi 3 haza gusamwa ininda ubwo bibaye imyaka ingahe 3 iyo nsamye niyo yavuyeho nakubiswe ikavamo mu mezi 6 gusa imyaka 3 ku mwaka wa 4 nibwo bansenze imyaka 19 19 n'ubundi wari ukiri muto ko abakobwa bafite imyaka 19 n'ubu ngubu ubona bakiri abana cyane bakiri bato cyane rero maze gusendwa ntago nabitinzeho kuko umugabo yaricaye ari n'umugore we umugore yari afite umuryango munini kandi nta n'icyatunguranye kuri we kubera yuko umugore yari afite wa kabiri n'ubundi mbere yari yarashatse undi mugore nyuma ya jenoside yaramushakiye Tanzania bari barahungiye mu kugaruka agaruka wenyine kubera ko umugabo yabaye umusirikare ku bwa Habyarimana umugore ahunguka wenyine umugabo asigara mu buhungiro agitinya avuga ati ninza bazahita bamfunga wa mugore atashye rero ageze hano mu Rwanda aza gupfa rero umugabo nawe ahungutse bamufunga umwaka basanga ngiyo bakoreraga nta jenoside bakoze baramureka urumva ko yari umwere rero nuko kongera gushaka uwo mugore wundi uvindi imwe na wa wundi wapfuye urumva ko ari imiryango yari yiziranye urumva rero muri bo nta kintu kigize kibatungura ku buzima bwabo bari baziranye bo ubwo rero nyuma yaho amaze kunsenda ku myaka yanjye 19 natangiye kwirera ntabwo kugusenda wagenze ute iyo process ari ku cyumweru twicaye 3 z'amanywa amaze kunywa kacyayi aravuga ati rero mu buzima umuntu agira icyo akunda ati kuba ndi kumwe avuga agiye kuba ari kumwe nanjye ngaba yumva ameze nkaho muri nko kurya ibijumba bigazi ariko kuba ari na mukeba wanjye
nko kurya agatoki karimo ubunyobwa mu gitondo bukoze n'idodo n'intoryi warangiza ukarenzaho inshyushyu. wabivugaga ni mukeba Umugabo umugabo niwe wakubwira ngo kuba ari kumwe nawe bari nko kurya ibijumba bigaze cyane rwose. Noneho kuba ari kumwe na mukeba ni nko kurya agatoki karimo ubunyobwa buhagije, karimo utuntu tw'intoryi warangiza ukarenzaho agashyushyu. Urabyumva? ndasetsa ariko birababaje burya ibintu byose biberaho kutwigisha. Rero hatabayeho ibikomeye ntabwo twabasha kwiyakira, ntabwo bishoboka. Arangije aravuga ngo aho kugira nzakwice cyangwa nikore mu nda, genda n'ibigukomokaho, n'abagukomoka ubwo abana jyana ibyawe byose. Mukeba aravuga ngo rega ngo mureke nk'icyumweru ngo abanze afure ibyahi bye ngo ntazanukire abantu. Nanjye ndamubwira nti rero umugore mwiza, ibyahi byanjye birabanukira ariko hari abo bizahumurira, ntugire ikibazo. Ntangira inzira yo kwirira ku myaka 19 n'abana 3. Wa undi wa 4 bampaye, wa undi wa 4 wa mukozi yataye nawe baramumpaye. Ntangira urugendo n'abana banjye. Rero kuva kuri iyo myaka 19 ndi hanze, ubuzima bwari bukomeye. Ndacyari muto, abana birakomeye kubarera, nta anko, mama wacu masenge ntawe, ku muryango w'umugabo ntaba hari, urumva ko bose bandekuye. Nawe urumva ko cyakurikiyeho ni intambara utabona uko uyisobanura. Ariko igitumye nicaye ahangaha kuri ubu buhamya n'uzabwumva buzamwubake. Nubona ugeze ahakomeye, ubona neza inyanja yagusumiye ugiye kugwayo, uzatumbira ijuru. Hica umunsi, ntago hica akanwa k'umuntu cyangwa ngo hice ibikorwa bya muntu. Hajyana umunsi Imana yagennye yuko ugomba kutaba ku isi. Iyo ugeze urataha. Nagiye muri ubwo buzima bwo hanze, nta kazi ntakoze. Akazi ntakoze nako kudandaza amagara, kwiba no kuroga. Ariko akandi kazi kose naragakoze. Ari ubuyede narabukoze, ari ugufurira abantu narabikoze, ari ukujya mu bimoteri guceba amakara ukaza ukagurisha narabikoze. Urumva kugira abana banjye bagire gute babeho. Igihe kimwe nigeze gusiga abana banjye mu nzu, njya guca inshuro ahantu ngiye guhinga. Imvura insangayo, imvura ikomeye cyane. Ndavuga nti ningenda uwo mpetse imvura iramwica. Ese 3 nasize mu nzu, bo dutuye munsi y'umukingo mu kazo, nawe urakabona kahengamye ukuntu. Imvura ndoha nigeramo n'ugusanga bapfuye. Ndavuga nti reka umwapfe ndokore 3. Fata umufuka ndawumutwikira agasozi ndakurira ndiruka. Ariko iby'amahirwe ijambo ry'Imana rirambwira muri Zaburi 102:18 ngo yita ku gusenga ko batagira shinge na rugero kandi ntisuzugure gusenga kwabo. Iryo jambo riranyuba. Uwo nazamukanye ntiyapfuye, nabo nasize mu rugo nasanze amazi abagize aha mu ijosi batarapfa. Bose ndabarokora. Rero ubuzima bwagiye budukomerera gutyo. Igihe kimwe ndavuga nti reka nsubire inyuma na Kemenervari batangiye kwiga. Ugiye kwasi. Nagezeyo aratwitegereza, abwira abana ngo nimwigire hano. Abana baramwegera, arababwira ngo umugore uramuhindura, umugabo ukamuhindura, ariko umubyeyi w'umuntu ntahinduka. Ngo nyoka afite iduka ridahomba azabatunge. Niryo jambo rijya rimbabaza mu buzima, rigenda rikagaruka. Iduka ridahomba? Yaravuze ngo ningende mbi ndaya, ningende ncuruza ubuzima bwanjye mbatunga. Akabibwira abana. Iryo jambo ryarambabaje n'ubu rikimbabaza, ariko cyane rwose. Ariko icyo nshimaho Imana uyu munsi, iryo duka ntaryo nacuruje kandi nta nubwo nzanaricuruza. Twabayeho nabi ariko turacyariho.
bikomeye turacyariho, turasaba bamwe baraduha abandi baratwima, ariko tugize dute turacyariho. ubwo wabigenje ute kugira ngo wabyitwayemo ute nyuma y'uko aguhemukiye gutya akaba gutererana? Njyewe nakunze gusenga cyane, ntago n'ubusilamu naburambitse hasi. Igihe kimwe abana banjye inzara yabiciye mu nzu, ndabibona ko inzara ibarembeje, ndavuga ntiwajya kwiyahura nkapfa mbere yabo, nibumva abana bagumye bagongerera mu nzu abaturanyi bazaza bagere gute babafate, batanga amatangazo, leta ibiteho. Ndamanuka ndagenda ngera mu ishyamba nta nubwo riri kure, ni hano za Kabugano bita rya Rubaga, hari ishyamba ribi bahora bahatoragura imirambo buri munsi. Nyura inyuma ya shuri rya Riviera, ndamanuka ngeze hepfo hafi n'uwo mukoki, ndanyerera ndagwa, ngwa nicaye. Mu kugwa nicaye numva ikintu giturutse ruguru kirahanutse kiramanutse kitembagara, ndavuga nti ba bantu nabagezemo, n'ubundi reka ngume hamwe mpe. Cya kintu kiramanuka kigeze inyuma y'umugongo wanjye kirahagarara. Byagaye ntegeza ko ari umuntu ugiye kumfata ku gakanu, ndabibura. Wari urugushinyiriza uravuga uti buriya abagiye ku ndabibura. Ngeze aho ndakebuka, mu gukebuka nkoza hano inyuma gutya, nkuruye nsanga ni umwembe uhiye. Subiza amaso inyuma ndebaho uwaturutse ugwa. Inshuti yanjye nasanze ari igiti cy'umwembe cyeze, nta n'inyoni yigeze iryaho. Nkuramo cya kibabi nayo nkicyambaye, nagenda igiti ndakizunguza neza, cyuzuramo ndapfundikira. Kwikorera birananira. Nuko rero wari ugiye kwiyahura uhita ubona ikintu kikuguye inyuma, usanga ni ibyo kurya ariko buri umuntu ugutwaza. Byari ibyo kurya, burya Imana ikora mu buryo bwayo, twebwe abana b'abantu tutabasha gusobanukirwa. Naje kubura uko nikorera, ariko nyuma yaho haza gato y'umuntu ndamwikanga, nawe aranyikanga, ariko nsanga nawe yaraje kwiyibira ibiti muri iryo shyamba. Yaraje kwiyibira ibiti muri iryo shyamba, arankundira, arantwaza, angeza ahari hazima, arankorera. Iyo myembe twayiriye iminsi 3, abana banezerewe bishimye. Nyuma yaho nibwo naje kubona kandi kazi k'ikiyedi bubakaga ahantu mu ishansiyo, ndahakora naho nakora iminsi mike karahagarara. Ubuzima burongera burankuta, ariko abana bari batangira no gukura, bigaga primaire, biza kwangana none ndavuga n'abana barakuze, na se baramuzi, reka nigendere. Ariko simbarekuye kuko ngiye kujya ahandi hantu ngo mbeho, reka njye kwiyahura. Nta mpamvu yo bwa kabiri mpora mbabara buri munsi, mbibora binzengereza, ni reka ndagiye. Mfata inzira njya kuri boutique, ngura ikinini cyane cy'imbeba, manuka ku ishyamba ryari rihari, ariko mpagira numva naniwe. Nimufite kantu kakananira ukuntu, hari ukuntu umuntu agira ibibazo bikamurenga, kumufita akabeho akantu kakananiro nk'umuntu ugiye kurwara malaria. Ndabona reka mbe ndyamyeho gatoya, nikangura ndakomeza gahunda zanjye, ndiryamira. Ugiye kwiyahura utananiwe. Maze kuryama ndasinzira, mu gusinzira ngira inzozi ngo mbona ikintu kinyirukankana n'inkota ya moja abiri yaka umuriro. Ndiruka ngeze imbere mpasanga ikintu cy'umuhavu kinini, ntaribona uko nkitaruka, nabwo ninkigwamo ntari buvemo. Ndahagarara ndahindukira ndeba cya kintu kiri kunyirukanza. Mu gihe cyakanyizaho ngo kinyice, hahita haza umuntu wambaye imyenda y'umweru, ahita kubita mitangwa hakurya ya cya kintu. Cya kintu cyashije kunyica nacyo gisigara gihagaze hakurya, yewe ndi hakuno, gisigara gikanuye amaso. Mitashigukira hejuru, ndakanguka. Mu gukanguka nsanga udusimba biti inkende, uratozi? Sanga akamwe kahagaze ku maguru hepfo, akandi kari ku mutwe. Shigukira hejuru, navuga ko bavuga ko inkende zifata abagore ku ngufu. None ubu tudukoko nizaniye, nanze no gukora ibyo nkora karere kazutunkora ibya mfurambi. Ndatangiye ndatwirukanye inshishi, kumba kari ku mutwe kari gafite kakamverope karimo wa muti w'imbeba. Mu kuzirukana duhita twirukankana na kakamverope, buhita bwiyurira igiti hejuru. Ubundi bukajya buhagarara mu mashami kagafashe mu ntoki gutya, kagera kakazunguza nyine ni nkaho zandatira gatireba. Numva ubwo buranyishe, mpita mva muri ya shyamba niruka. Urumva ko niyo ushaka kwiyahura ntibyari kuba bigikunze, kuko umuti zari zawutwaye. Ndiruka
ndazamuka nyura ku rusengero ahantu twari dutuye basengeraga nkitambuka. Uwo mugabo aravuga ngo uriya mubyeyi unyuzeho ngo yari agiye kwiyahura ngo none ngo ahuye n'Imana aragarutse. Uri wabimubwiye? Reka kandi n'umunsi wa rimwe narinjira no muri urwo rusengero. Barasengaga nkabyumva ariko nari ntarakandagira muri urwo rusengero. Ndavuga se ni njye bavuze cyangwa n'undi muntu bavuze. Jewe ko n'abana banjye batazi iyo nagiye n'ibyo nagiye gukora ko turiya muntu abimenye ndongera ndakata nsubira inyuma ndahengereza. Arambwira ngo ngwino ngo niwe navugaga ngo ngwino ngo nta kibazo. Hano nta mafaranga duca nta gahato dushyiraho umuntu yizire wicare twisengere. Narinjiye umugabo yansomye nkunzi nk'igitabo yari mbese kiri hariya. Bwa mbere wagiye kwiyahura. Ugiye kwiyahura kubw'inzara abana yari bishe. Uhura n'ibiryo uragaruka. Ese yagoye bya biryo cyagiye kuki utakomeje ngo yizere ngikemure n'ikindi kibazo cyari gihari. Ati mbwiza ukuri n'ubu uvuyeyo uhuye n'Imana. Nta muntu wari uhari. Uragaruka. Wakisengera Imana ko Imana igukunda igufiteho umugambi. Abana bawe karaba umugisha kandi muzabaho ko Imana ibakunda uri mu biki. Wewe narapfukamye ndasenga nsaba Imana imbabazi. Ndicuza. Abamama bari aho ngaho bangirira impuhwe baraterateranya bangurira akawunga ibiro 10 bangurira n'ibiro 5 by'umuceri n'ibiro 2 by'isukari na litiro y'amavuta n'ikiro cy'ifu y'igikoma. Barampfunyikira. Urumva se atari wa muntu wari wambaye ibintu by'umweru? Ndatangira mu rugo abana barishima babona ko nyina avuye guhaha byahe kandi wari ugiye kwiyahura. Imana ni nziza. Ndatangira mu rugo turarya turanywa. Imana itangira guca inzira ariko nubwo yacaga inzira ntago shitani burye yakugambiriyeho ikibi igende nubwo ikubitaho ukuye ariko arukundi guhamyaho ikakwemeza bya bishashi bikagutarukira. Ndagenda ngeze mu rugo aho hantu tuza kuhimuka tujya mu wundi mudugudu nibwo nahasanze n'abasore imiryango 6 bigaga kaminuza. Ngewe nari mu karyango k'inyuma k'agashamburete twararaga n'abo bana. Twararaga n'ibyombo n'isafuriya imbere aho ngaho twabishyiraga uruhande rumwe tugasasa tukaryama ku manywa tugasasura tukegeka inyuma y'urugi. Abahungu baranyitegereza bareba abana ukuntu bameze bavuga bajya bambwira ati se ufite iki kibazo wabohotse ukatubwira mbabwiza ukuri ukuntu ibibazo byose byari bimeze. Bampa akazi ko kubafurira bose uko ari imiryango 7 kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu nkaparika. Ku cyumweru bakirirwa mu rugo bose bakama amafaranga tugatekera hamwe. Harimo umugabo bitaga Yakuze akambwira ati mushiki wacu ikintu uzajya usanga twasize mu myenda twayisize hanze ugiye gufura kuko barayinsigiraga hanze nkayifura yakoma nkabanyibitse hajye muri ka karuri kanjye baza nkabatarurira. Ati ikintu uzasanga twasize mu kizaba ari icyawe ubwo hari umuntu yibagirwa amafaranga ntago kizaba ari icyacu kijya Imana izaba yakukoburiye ntukajye uzana ubwenge buke hano. Ati ubwo n'ubujiji kanguka warakuze. Rimwe abariwe noneho njya gufurira ngiye kumufurira ntangiye gufura nsanga harimo 100,000. Ndavuga se ko bambwiye ngo ibiri hanze n'ibyanjye wende 2 3 5 sava 100,000. Ndavuga ni umutego banteze kugira ngo bandebe baranyirukana kandi nibanyirukana ndaba mpombe. Urumva amafaranga ndayafata ndayabika ndaceceka. Umunsi wa mbere umunsi wa kabiri umunsi wa kane ku cyumweru turahashye turatetse kwa kundi twicaye tugandagaje. Niba nuko ndavuga nti yako nta kintu wabuze. Ati yewe ntacyo. Nawe kanaka ntacyo wabuze. Tese uheruka gufurira iwanjye ntacyo. Nina bantu yako igihe nagufuriraga nakwema 100,000 mu ipantaro yawe. Ati baba ati mbega umukobwa ufite umutima. Ati so umutima nibwo ukoje twakubwiye ngo iki. Ariko rero 5 2 sawa 100,000. Arambwira tumva nabo bahungu bahita bavugira hejuru ati ahubwo vuba na vuba niba abana baburara kandi uyafite uri umunyamakosa
yakoze atereka ariko saa yanjye n'ibyawe ibyo twavuze ko biri hanze n'ibyawe gusa ndamushimira ya mafaranga 100 niyo nakuyeho nkajya nzunguza iki imboga abakorera nkanazunguza bukeye babahungu rero baza bose kwigendera barahimuka hahandi ariko bagiye kugenda bansigira umurage barambwira ati rero turagiye uzakomeze wiyubahe ukunde abana bawe kandi ukunde gukora n'ubundi uri umukozi bansigira intuze ibintu byabo byari bishaje intebe amasahani amasafuriya abahungu barigendera nanjye ntangira kugaragara nk'umuntu nawe wanansura kubona nta kwicaza ku injerekani akwicaza kuri ya ntebe ya mafaranga nayazunguje uko buhoro aradusunika nyuma yaho nibwo abantu bose bagiye ku ishuri muri secondaire oya bari primaire kuko nari mfite 4 bukeye umuntu agira inama tuzi n'ikindi tuza nkwereka ibintu byunguka mbagiye muri forode urumva forode yingi y'amashashi twapfunyikagamo bya kera agashashi bashyiragamo umunyu isukari ndamukurikira byarungukaga ariko tukamara tukajya ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi agafurushi kaguraga 24,000 i Burundi mu Rwanda tukakagurisha 38 mvuga ko hari inyungu nyinshi reka rero se w'abana zabimenye reka zaza ntangi polisi mfati bamfasha ariko nanjye mbibamba ndamubwira nti rero fandi kuza muri ibi bintu nabitewe namwe bagabo umugabo yambyaje ndi muto aranjukunya amhanuwa yabyaye ahandi nawe ndamutwara kandi sinshoboye kubindaye sinshoboye kwiba nibi byarungukaga rero mbabarira ntumfunge umbabarira rya none ndekure mbijyane sinzongera kugaruka afande ati oya mwebwe muratubeshya ubu mugabo yaragutaye ni ukuri kw'Imana nidusanga ubeshya ni ukuri mu mfungo bitazamfungura abandi twafatamwe baragenda barabitwika barababika ni nk'Imana yamukoresheje bantera pandagari cya gifurumba cyanjye turaza diridi no mu rugo nkikingura basanga koko nabakingiranaga mu nzu bagikingura babona utwana tw'inkurikirane turaho duhita dushigurukira hejuru mama waje utuzaniye iki nyiri mwaro byanyishe nyina gahina mvuga nti mva umugabo yarabirebye amarira azenga mu maso avuga ati ibintu birakomeye arambwira ngo gurisha hehe yaraho ngurisha ati genda ugurisha natwe tujye gusigara hano genda ugurisha niba ugurisha tugenda gurisha mitangaruka wa mugabo ati sura muri pandagari niba se mugiye kumfunga niba mugiye kumfunga munjyane n'aba bana udufungane kuko nta bandi bantu baza kubatora kuko nta muryango ngira umugabo ati hoya ntago tugiye kugufunga munjyanye ese abana babatangiye kurira umugabo aravuga ati mama agiye guhaha araje twaragiye tugera mu gasantere kari gahari bangura umufuka w'umuceri 15 by'isukari kawunga ibirayi 50 bamana amafaranga yo kugura amakara barongera barangarura mu rugo wa mugabo afata inzara agenda arambwira ati ariko ntuzongere gusubira muri biriya bintu shaka ikindi kintu ukora aho rero ni yamana Imana yigufiteho umugambi uko byagenda kose ndiga Imana ntago ari nyabinyoma nubwo twebwe twicara hari abamwe bango nta Mana ibaho ibiki n'ibiki buri umuntu wakana Imana sinzi uko nabatekereza ubwo naje ndicara umva ko nsigaye mu gihe naramugana ni nsubira hariya bazamfunga ntacyo nzabona nkora nayo mafaranga nayo kuyakoresha aho ngaho sintaseta ngira ndicarira amafaranga ararangira ndagira nsubira mu buyeti ndakoze bana bigiye imbere buhoro nibwo naje gupatana hari abantu bita abasutreta abo bagenda bagapatana amashansiye bagapatana bagapatana na company runaka bo kabari ibyabo bakishyiriraho abakozi umva ndi umuntu uzi gukotera amakaro no gusiga irangi ko utankurikira ubwo bakimara kutsindira isoko barabagandi njya ku isoko ngura ruro n'uburoso ntazi gusiga irangi
ndaza baduha akazi n'abandi umusaza bampayeho tujya gusiga namwe ntimuze sinzi gusiga irangi ariko izi nzu si izaso nta nubwo ari n'izawe utegetswe kunyigisha muze ati ndarengana ibyo nkora nawe ari byo ukora yanyigishije umunsi umwe nta wa kabiri ntangira kuba umutekinisiye nanjye mpembwa 3 nawe urabyumva ko nazamutse he mu ntera akazi nabwo kaza kurangira babandi twakoranye baza gutsindira isoko hari inzu ya etage bubaka i Musanze bamaze kuyuza ati vayo kotera amakaro nagiye ku munsi wa mbere nkigera y'abana nimba sigiye umuntu mu rugo isaraza arabiba abibye undi arampamagara ati nyamara ibyo urimo byose abana babatwaye kandi namaze gufata avance y'abandi ndavuga nti kugira ngo muri kibazo reka nsubirane mu rugo vuba abo twajyana ndavuga nimwe mukora nyuma y'iminsi 2 ndabangarutse nafashe inzira njya kureba abana banyengezeyo umugabo aransozugura cyane namukeba arambwira ngo abana ntago naje kubica tuza ndabaguha nshuti yanjye ntago nzi feyi yakoresheje sinzi imiti yakoresheje naherutse nk'icyayi naje kongera kugarura ubwenge ngeze Kampala Bugande ugeze Bugande cyane rwose kandi wari ugiye kureba abana cyane ngeze ngaruye ubwenge niho umugabo w'urukara w'ubwanwa w'umusiramu ahagaze imbere yanjye ukinyarwanda nicyo cyane ariko umuntu tugenda mwana tugiye ngo umuntu witwa gutya na gutya ntago umuzi ndamuzi niwe wakohereje uje mu kazi abana bazaza bahagusanga ntunkoreho aho muri gare aho Jaguar zihagarara hari umugore wacuruzaga capati numva citswa ku kinyarwanda ambwira nti mama mfasha umbwirire umugabo ko ntamuzi ntangire kunkoraho niyo ujya kunkora ndavuza induru kwera ibyo birimi yavuga uwo mugore avugana n'uwo mugabo mbona uwo mugabo aragiye umugore anyicaza hasi ati mbwiza ukuri ugeze aho ute ufite iyihe misiyo ni iki kikuzanye mubwiye byose arambwira tufite amahirwe n'umugisha uruje kubigirwamana kuko utambamo ibitambo ndirubwo Imana ikurokoye wongera usubireyo vuba na vuba nawe ntatike mfite kuba no gutubwenya no kugira ubwoba arambwira ati nta mafaranga mfite ndamwe ndashaka kwihagarika cyagiye ngeze kuri toilette agakabutura nambayemo imbere kumbi avance bampaye hara niho nayo yagize gute warayishize ariko utabizi bwari bwagiye nari hagaritse se nkimara kubona amafaranga nahise ngaruka aramperekeza nakatishije Jaguar ya saa moya saa 11 narigeze Nyabugogo none mfashe indi modoka nsubiye kuri abana banje umugabo mpageze insanga ni case yari imaze iminsi muri ako gace abo bagabo baza babasiramu bakabarangiriza abagore bananiwe ingo zabo cyangwa abagore abakobwa babyariye iwabo bakabatwara bakabagurisha bagurisha nanjye nagiye ngo muri iyo case no kuvuga abana yari yarabatwaye kugira ngo azabone uko agufata cyane ubwo mpagize nsanga umugabo baramufunze nyihagera nsanga batanze amakuru umugabo wawe nsanga batanze amakuru no kuri polisi mbasobanura uko byagenze babansubije urubyaro rwanjye ndongera ndarusubirana ndarukatana ndarugarura ndavuga nti Mana ushimwe ngeze mu rugo hashize amezi 3 umutima urankomanga urambwa ati aba bana nibakura isafunzwe heze muri gereza bazavuga ati ni nyoko wabikoze ikintu nakoze nasubiye inyuma negera ku mucamanza mubwira ibibazo byose uko bimeze namwe nti rero jewe n'umugabo tureke buranira uburenganzira bw'iki bw'abana baburana uburenganzira bw'abana ntanga imbabazi bamufunze imyaka 2 bamuca n'izahabu ya miliyoni arataha urumva arataha agaruka mu rugo rwe n'umugore we ariko ibyo byose nyine ubwo nagaragaza umutima wa kimuntu bo ntago ariko byari bimeze kuko igihe kimwe nsubi inyuma ho gato igihe kimwe ndibuka yuko kunda ya mbere bangize ndi hafi kubyara bangize umukozi wo mu gikoni najye njya kurya kangaburira ku gasahani n'umukozi gitoki n'amaminini bagakata imbere akajya kurya umuceri n'ifiriti n'inkoko n'umugabo rimwe bampa amafaranga njye guhaha imboga ndagenda maze kuzihaha mfashije n'imbere arazamenamo peteroli mukeba wanjye ndamubwira ko se ubwo nk'ubu uzabugeza kuki ubimenyemo peteroli bigutwakiza ukuntu yanutse yarambwiye ngo ndagakutwa n'inkuba ngo ndagasukura ku bwatsi wagiye coco we bisukamo uwo mwanda se ibyo ni ibintu ko ari umwanda kandi umugabo ahari yumva rero jewe ntago nigize mpa agaciro ibyo bakoze
njyewe umutima wanjye wanyemeje kumubabarira kuko ni se w'abana nk'uko yabivuze. Umubyeyi w'umuntu ntahinduka, umugabo uramuhindura, umugore ukamuhindura, ariko umubyeyi w'umuntu ntagira gute, ntahinduka. Yaba mugufi, yaba muremure, yaba musazi, yaba muzima, yaba afite, yaba adafite, umubyeyi w'umuntu ntahinduka. Ariko ibyo byose ntibigeze babiha iki? Ubu bwiza bwavuye hariya mu bubabare nabanjemo, kwihangana, gukunda Imana no kugira agateka ka muntu. Buriya iyo usenga Imana ukubahiriza amategeko yayo, hari ukuntu Imana igenda ikagufata nayo ikagukomeza, ugahamana umutima wa kimuntu wuje urukundo n'ubumuntu. Rero n'ubundi iyo umaze kuba igicamuke uyoborwa na shitani kandi ugakora ibintu binyuranije n'ubumuntu. Rero ndashima Imana kuba yaramfashe ikankomeza, nanjye nkayumvira, inshingano zanjye nkazubahiriza. Ariko icyo nshima Imana nuko umuryango wanjye tubanye neza kandi barakuze. Ubu ngubu nyuma y'uko papa wabo umufunguje bimeze bite? Barize segonderi, bimeze bite cyangwa barakiga? Papa wabo rega namufunguje kera. Umukobwa wanjye w'imfura yigaga mu wa mbere segonderi, none ariga mu wa kabiri university. Baranakuze barakuze. Na murumuna we ariga mu wa mbere muri kaminuza. Ego, umuto muri bo niwe utarajya university. Ntiturabona ubushobozi na yakade wampaye wa muhungu nawe yasoreje rimwe na mushiki we, bombi nibo nsigaranye batarajya university. Ariko kubera Imana nabyo n'abantu bazayiga. Kandi njya mpamyana nuko mbere y'ibintu habanza abantu. Iyo ufite abantu uba ufite ibintu. Twagaruka ku ijambo ry'Imana, Imana iduhereza ubuntu bwayo. Ubuntu bwayo bukaduha abantu, abantu nabo bakaduha ibintu cyane. Umurenge kukubaza ibibazo bitatu tugana ku musozo. Icya mbere, muri urwo rugendo rw'umusaraba wanyuzemo kugeza ubu ngubu kugeza none, ikibazo cya mbere kiragira kiti: ni igiki cyagushimishije nubwo wari uri muri uwo mu nzira y'umusaraba? Ni iki cyagushimishije kurusha ibindi byose? Nukimara kugisubiza ndakubaza ikindi. Ikintu cyanshimishije kuruta ibindi byose nuko yabwiye urubyaro rwanjye ngo mfite iduka ridahomba nzabatunge. Iryo duka uyu munsi nkaba ntarigeze ndicuruza, ntaryo nakinguye, n'ubu kandi sinzarikingura. Imana ikampa imbaraga nkakora, wa muryango ukaba ukuze, rya duka ritaracurujwe. Icyo kintu kiranezeza. Gutyo uba watsinze shitani. Icya kabiri, ni iki cyakubabaje? Ibyakubabaje byo ni byinshi cyane, icyakubabaje kurusha ibindi byose? Ikintu cyambabaje kuruta ibindi byose ni umurage yahaye abana be ngo njye mfite iduka ridahomba. N'uyu munsi sindicara ngo mbasobanurire iryo duka, ariko bamaze gukura. Nicyo kintu cyambabaje, kuko yaza kuba umutima wa kimuntu afite, akareba n'ukuntu byose nabyihangana, n'ukuntu bajyaga bangaraguza hagati nkabihanganira, n'ukuntu umukeba yabaga yamanukanye ibyo ari burire mu rugo n'injoro mu cyumba cye, ukuntu yabirenzaga igisenge cy'inzu, ibyo bikombe yanywereyemo amata, izo nyama yari y'amagufa akayajugunya hejuru ya supaneti y'uburiri bwanjye kugira ngo nkunde mbibone ndakare, byose nkihangana. Yarangiza akabwira abana banjye ngo nzabatunge, mfite iduka ridahomba. Iryo jambo rirambabaza cyane cyane, kandi nta mutima mubi nigize mbagirira, ndetse harimo n'uwo yabyaye mu gasozi nkaba ndi kumwe nawe murera. Iki kintu cyambabaje. Ndabyumva rwose. Noneho icya gatatu, ni igiki wifuza, n'ubuhe bufasha wasaba Imana aho igejeje ikora? Urumva hari ibyo ugikeneye, kandi Imana ikorera mu bantu. Imana ikorera mu bantu kugira ngo nyine uko wifuza, aho wifuza kugeza abana bawe n'umuryango wawe uhagere neza. Hari ibyo wifuza ko Imana yagufasha cyangwa n'abantu bagufasha? Ni byinshi cyane, kuko mbere y'ibintu habanza abantu. Nkeneye amaboko y'abantu kuko ntacyo ndigezaho. Uyu munsi wa none ntago nize, nta kazi mfite gahoraho, ni ibiraka ngenda ntera. Nubwo bavuze ngo ndasa neza, impamvu usa neza nuko nyuzwe nuko ndi. Kandi iyo unyuzwe nuko uri, nta kiguhangayikisha inyuma ngo use nabi. Ngewe ibyo mfite imbere yanjye nibyo binyuze. Rero uyu munsi
ku bantu badukurikiranye hari uwo uwagira umutima wa kimuntu, umutima w'urukundo, umutima wo gufasha. Jyewe nifuza uyu munsi uwamfasha abana 2 nsigaranye mu rugo bakabona uko biga. Icya kabiri uwamfasha muri ibi byose nubwo nabizengurutsemo ntago nabaye umugore w'umupfapfa. Muri duke nabonye araho naguze akabanza. Ako kabanza nagateretsemo inzu ariko inzu yananiye kuyuzuza. Irasakaye ariko nta miryango igira. Rero hari uwo byakora akavuga ati giye muhaye inzugi 2 amadirishya 2 ako gasima se aho yaba ashyizeho ibuye ntazibagirwa ibihe byose. Icya gatatu uwamfasha akampa igishoro nkashaka ibyo nkora. Uko mumba n'ukunda umuntu uzi gupropose utuntu twose duke nshobora kudukoresha kandi tukabyara ikintu kinini. Nibyo nifuza. Icya kane ubwo umuntu wagira uwo mutima Imana ishatse kukugira neza imunyuzemo yakugeraho ati ya contact nizi. Imana igize ibikora ku mutima nimero yanjye ni 078 52 66 61 8. Reka dusubiremo 078 26 6 18. Kansubiremo 078 52 66 18. Ibaruye kuri Umurerwa Tawusi. Ndacyafite izina ry'uriya mugabo kuko namushatse narafatiranga muntu afashiranga muntu ndi mu rugo ko niyo mpamvu irimo nibyo by'Abayisilamu. Ariko ku mazina y'ababyeyi banjye nitwa Umurerwa Valentine. Kuri Kiliziya Gatolike niho idini ry'iwacu nahawe amasakaramentu yose. Narabatijwe, nahawe Eucharistia, narakomejwe. N'umukobwa wanjye mutoya ubu byose yabivuyemo yagarutse muri Kiliziya Gatolike. Nawe ejo bundi yarabatijwe yitwa Priska. Urakoze cyane kuri ubu buhamya utanze. Ndizera ko hari abo buzafasha. Ndabizi abantu benshi baba bafite ibikomere bitandukanye, ariko iyo uhuye n'undi muntu wagize igikomere akagusangiza ku buryo yakibayemo n'uburyo yakikuyemo agakomeza agakomera, mwumvise ko yagiye ashaka kwiyahura inshuro nyinshi ariko Imana ikaza mu buzima bwe. Kandi ibishuko bagiye bamujyanamo ngo byo gucuruza ngo rya duka yavugaga ngo no gucuruza umubiri we, yarabisimbutse arabitsinda. None abana bameze neza biga muri kaminuza, hasigaye babandi 2 amaze kubabwira ko mubonye ubufasha mwamufasha. Ndabikunze cyane. Tugera ku musozo ni igiki wabwira abantu bakurikiye televiziyo Icyaha Gihire tunasoza? Rero icyo nabwira abadukurikiranye uko nabashishikariza ntihazagira uwiheba ugeramo. Ndi kubareba ntihazagira uwiheba. Ibigeragezo bigusatiriye uwumve yuko birangiye nta bundi buryo. Wumve yuko wari ugufasha amaboko akurekuye uyu munsi uri buhirime ugwe oya, ahubwo ishakamo igisubizo kandi utitirize Kristo wawe, usenge cyane. Imana izakugira gute? Izakwambutsa cya kibazo. Kandi nawe mugore ahuraho uyu munsi umugabo wagutaye akagusigira abana, ntago igisubizo ari ukujya gusambana, ntago igisubizo ari kujya gucuruza aya magara, ntago igisubizo ari kujya mu biyobyabwenge. Oya, shikama usenga Imana yo mu ijuru ukore. Ndabizi neza ko Imana ije idutera iteka. Mu by'ukuri abana banjye mbamaranye imyaka 19 mbarira jyenyine, kandi barahari. Ni abakobwa beza n'abahungu, nta kibazo bafite. Si kubw'amaboko yanjye, ahubwo ni Kristo wamfasha arankomeza, nkomeza uru rugendo. Rero ubunyumva nasanga Imana, niyegera Imana cyane. Nibwo butumwa namuha. Yegera Imana cyane, areka icyaha n'igisa nacyo, akurikira Imana uko bikwiye. Uwiteka nawe azajya amwereka inzira agomba gucamo. Nicyo nababwira. Umurerwa urakoze cyane. Ubwo naho butaha tuzakomeza n'ikindi gice kuko ubuzima bwawe bufite ni bugari. Tuzakomeza ubutaha.